ikaze kuri update zacu za buri munsi. Kuri ubu ngubu abantu batandukanye bakomeje kugaragaza yuko bahangayitse ndetse babajwe bikomeye cyane no kuba M23 yaje gufata umwanzuro wo gukura ingabo mu bice bimwe yagiye ifata cyangwa se yari yagiye yigarurira. Ese ku gukura ingabo mu bice yigaruriye byabihuriye hehe na M23 yaba yamaze guhabwa kugenzura umujyi wa Uvira? Ese ubu bubasha ninde muntu butanga cyangwa se ninde muntu waba wahaye M23 ububasha bwo kuba buryo yafata umwanzuro yo gufata ibice umwaka yari maze kugenzura umwaka wose ikaba yabivuyemo ku bushake? Ese byagenze gute? Ese abasirikari bayo bimuwe babajyanye hehe? Ibi byose turaje gusobanurira byose, uraza gusobanukirwa muri byinshi muri izi update cyangwa se muri rusange ibiri kuba hari hakurya. Noneho abatuye mu bice M23 yatangiye kuvamo, aba nabo hari byinshi batangaje. Ibi rero biri kugenda bihuzwa no kuba Uvira ndetse no mu nkengero zawo M23 ikomeje kuhakorera udutendo. Bikanavugwa yuko kuri ubu hari amakuru mashya. Ayo makuru mashya ni ayahe? Ayo turaza kuyagarukaho yose. Gusa icyo kuza kumenya nuko abarwanyi wa Wazalendo n'ubundi basanzwe bari hafi cyangwa se basanzwe bakorera mu mujyi wa Uvira batangiye kwirukanka bahunga bagata ibikoresho. Ari nabyo abantu batandukanye bakomeje gushingiraho ngo M23 ntizigera igira ikibazo cy'ibikoresho, ngo kubera ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo iri kubafinansa cyangwa se ariyo ikubagurira ibikoresho. Kubera iki ibi bivugwa gutya? Kubera iki ibi byose turaza kubiva imuzingo byose tubirambure. Mu yandi makuru turubuze kugarukaho, turaza kugaruka ku ijambo ry'umuvugizi wa guverinoma ya Kinshasa. Uyu nguyu abantu benshi bakunda kuvuga ko ari akasamutwe, bamwita Patrick Muyaya. Patrick Muyaya aherutse gusetsa abantu, barateka baratembagara, ngo baravuga ngo amasezerano Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasinyanye na M23 ngo yidoha ngo ni amasezerano ngo yo kurangiza M23. Ni gute umuvugizi wa guverinoma yatinyuka kuvuga ibintu nk'ibyo? Ese gute? Nihe shingiro afite kugira ngo yemeze ko kuba M23 yarasinye amasezerano na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwaba ari kurangiza iyi M23? Ibi ngibi kandi byongeye kugarukwaho n'abantu batandukanye nyuma y'uko M23 ifashe umwanzuro wayo ku giti cyayo yo kwivana mu bice yigaruriye ikahava ntawirashe ntawikomye. Andi makuru akavuga yuko uyu ari umutego ukomeye cyane. Ibi byose bihagaze bite? Turaje tubive umuzingo byose tubisesengure neza ubyumve. Ariko wowe uje hano umushyashya, aho ngaho munsi handitse subscribe, kanda kuri subscribe. Urakoze cyane wowe kuba ubikoze, ndagushimiye cyane. Unatange muri comment umbwire ibice cyangwa se umbwire ibitekerezo bitandukanye na like. M23 nikishiye abaturage b'imunembwe kuko yakomeje kubabwira ati ntimugire ikibazo. Ese ubundi izi strategy Sultani Makenga azanye ni strategy zimeze gute? Iki gisirikari ntabwo kigifite umuntu ukivugira haba mu buryo bwa gisirikari, kuko wari umuvugizi wa M23 Lieutenant Colonel Wiringoma yaje kwitaba Imana biturutse ku bitero byagabwe na guverinoma ya Kinshasa. Ariko se ninde uza kugira ubwo burenganzira bwo kujya atangariza abaturage uko bihagaze cyangwa se update za buri munsi? Nyaboneka ni ukuvuga ngo rero wowe bicare tuganire cyangwa se wumve ibyo ngiye kuvuga byose, tukungurana ibitekerezo ibintu byose. Ukambwira uti ejo wadukorera kuri ibi ngibi, ejo wadukorera iki cyegeranyo kimeze gutya, nzayamvangamo n'ibindi byegeranyo byinshi kugira ngo n'iby'ubwenge mugende mwunguka ubwenge. M23 yakomeje gukura ingabo zayo mu bice byinshi bitandukanye nkuko twagiye tubigaruka mu makuru yacu atandukanye. Iyi M23 yari imaze umwaka urenga, kubera yuko kuva umwaka ushize muri 2025 mu kwezi kwa gatanu ku itariki 27 nibwo iyi M23 yigaruriye n'ubundi aka gace
ariko muri Rubero ikaba yari ifite uduce dutandukanye turimo Kipese, kandi iyi Kipese ikaba yari iri mu duce yari yarashinzemo imizi, yaramaze no kuhashyira radio FM yavugirwagamo, yari yarayishyizeyo, yavugirwagayo bitandukanye na M23 ibintu nk'ibyo. Yari ifite n'agace ka Ivatama, Irambura, Ruseke na Musimba. Utwo twose tukaba ari uduce twaba turi hafi na Rubero centre. M23 rero yanze gufata umwanzuro ikakura ingabo zayo muri ibyo bice byose, irazimura, irazijyana. No kuvuga ngo abantu batandukanye bari kwibaza ko mbese kuki M23 yafashe umwanzuro wo kuba yakura ingabo zayo zose mu bice yari yarafashe cyangwa se yari imaranye igihe kinini cyane, ikazikuramo kandi ntawegeze uharasa, ntawigeze ubataka, ahubwo bo bavuga yuko babikoze mu rwego rwo kwereka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yuko bo bashobora kuba batanga cyangwa se bashyize imbere intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo yakemuka ikarangira burundu, hatajemo amananiza, hatajemo amasasu, hatajemo kwica abantu. Ibi niko M23 yanditse cyangwa se nibyo yaje itangaza. Ariko nawe rero reka tuvuganeho gato cyangwa se reka mubaze, iyi M23 imaze igihe ikorerwa inama na guverinoma ya Kinshasa yifuza yuko yazana abasirikari b'abacancuro, ikazana abasirikari baturutse muri Angola, ikagura drone zigera muri 200 twaberetse cyangwa se inkuru twababwiye, kugeze n'uho bije yari itegerejwe cyangwa se yari iteganyijwe yarenzeho 30%. Noneho M23 igafata umwanzuro wo kwikura muri ibyo bice bya Rubero, ikagenda nta wigeze ayirasa, ngo nuko ishaka kwereka guverinoma ya Kongo ko yo ishyize imbere ko amahoro agomba kuboneka, nta kibazo kibayemo, nta ntambara ibayemo yindi. Ibi ngibi ubirebye nk'umusivili cyangwa se nkatwe twese muri rusange kumva ko M23 yabagize neza, ariko mu buryo buri politike ni umutego uremereye cyane. Iyi M23 yamaze gushyiramo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urumva yaguze drone, yaguze ibiki byose, noneho yo yivanye mu bice. Ni ndetse ko noneho nimba ari ikintu utari kumva neza uze kutwandikira muri comment, noneho tubaze tugusobanurire neza. Iyi M23 hamaze igihe kinini cyane iri muri deal cyangwa se iri kuganira na ivuga yuko mutwemerere tugumane Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, duhereze umutekano abaturage. Noneho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko batatwemera, noneho batavuga ko tutari abanyekongo, noneho tugume mu rugo. Ahangaha ni mu rugo niho twavukiye, noneho iyi Kongo nayo igumana ibyayo kubera yuko yagaragaje ubushake bwo kutadukenera cyangwa se bwo niko M23 iri kuvuga. M23 nk'abantu baba batanze iyo proposal basabwe fact cyangwa se ibimenyetso bifatika, baravuze ngo dushingire kuki twemera ibyo muri gusaba. Niho bahereye bavuga ko twebwe ntabwo twifuza intambara, twebwe ntabwo twifuza yuko abaturage bakomeza kuraswa cyangwa batumajiza guhangayika, guhunga, na nubwo dushigiye ko hakomeza kuba ibibazo. Cyakora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niba twatakira abaturage dushinzwe kurinda cyangwa se FARDC ni twatakira abaturage dushinzwe kurinda, ntituzigera turasana nabo. Noneho gukura abasirikari muri Rubero ni ukwereka ya mahanga bimwe twababwiye yuko tudakeneye ko dushaka uduce, tudakeneye kurwana. Dore ngibi turongeye turabyapuritse cyangwa se ahantu twari tuhamaranye umwaka wose nta nuhakurusenga, nta nuvuga iki, none dufashe umwanzuro wo kupakira ibikoresho byacu turagiye. Ibi ngibi ni M23 yatangaje. Iyi ngibi byakanze abapolitisiye b'abanyekongo cyangwa se bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange, bavuga ati ninde ukomeje kugira inama M23, ninde wahaye iri suggestion cyangwa se igitekerezo cyemereye kuri M23.
bakibabaza ngo ese mbese ni Imana iri guha ubwenge cyangwa se iri gutanga izi suggestion kuri iri hehe ngo natwe tuyishake ngo ture ko natwe hatwibuka kugira ngo twuhe ubwenge natwe tukabasha guhangana ni M23 cyangwa se n'indi mitwe iri muri kiriya gihugu cya Kongo. Andi makuru akavuga ko iyi M23 yaba yemerewe cyangwa se yaba yahawe go ahead na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakabemera yuko bakwiriye gusecuriza cyangwa se bagaha umutekano usesuye muri Uvira, abaturage bagatekana biturutse ku bashoramari ba Amerika bari hariya muri Uvira. Abashoramari bari Uvira, ayo ni amakuru y'ubutasi tuba turimo turasesengura cyangwa se turavugaho, turi kubagezaho. Abaturage bo muri Rubero babonye 23 babonye igenda, batangiye kugira icyo batise turarindwa nande, batekereza ko isaha n'isa FARDC iri buhagaruke, kandi basanzwe bayiziho imico mibi cyangwa se yo gushimuta, yo gukora urugomo, yo gusahura no gusambanya abakobwa, gufata ku ngufu, ibintu nk'ibyo ibyaha nk'ibyo. Rero abaturage bafite ubwoba, twari tumaze umwaka turuhutse tumeze neza, none umwanzi arongera agarutse, arugiye kongera kugaruka koko. Ariko icyo M23 iri bukure mu kwikura ya Rubero kiraruta icyo yari bubone uko yari kuguma i Rubero. Amakuru aravuga yuko abacurabwenge ba M23 baba baragiriwe inama na bamwe mu badiplomate bo muri Amerika bakomeye, bakababwira bati mwebwe nimukore geste cyangwa se mukore mwereka amahanga ko mwebwe mudafite inyota yo ubuyobozi bwa Kinshasa, cyangwa se ahubwo mufite ubuyobozi bwo guprotectinga abaturage cyangwa se kurinda abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda batuye muri Kongo, kubera ko Kongo yagaragaje ko yo itakibakeneye, itakibitayeho, bityo biraza kubafasha kuza kubona n'ubundi bya bice mwashakaga haje kubaho kwa gucikamo ibice kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi bibize kuba mutagombeye kurwana cyangwa se kongera kurasa amasasu n'ibombe bihambaye. Aya makuru yagiye agira Kinshasa, barashwiragira bajya ahantu hose, bakwira imishwaro, bakubita inzu ibipfunsi, baravuga ati se bimeze bite, tubigenze gute? Ku ngingo ya 23 yagiye batsindisha ku bintu byose yagiye itambutsa, noneho bahahamutse bameze nabi. M23 ikomeje kwereka amahanga ko yuko yo nta kibazo ifite na kimwe, ahubwo icyo yishakira ari uko yahabwa uburenganzira cyangwa se ibice yigaruriye, cyangwa se ikaba ari ibigenzura mu buryo bwemewe nk'uko amasezerano ya Washington abisaba cyangwa se abivuga muri rusange. M23 igatangira gukorana ubucuruzi na guverinoma ya Kinshasa ndetse n'ahandi mu bindi bice, ishingiye ku kuba ikivu y'amajyaruguru n'amajyepfo zabayeho zarirwarizaga cyangwa se ku bintu byose. Niyo mpamvu zabona Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahantu hagiye hameze neza, nta mihanda ihari, ibintu nk'ibyo. M23 yatangiye kugaragaza n'ibimenyetso yuko yo irajwe ishinga no guteza imbere abaturage, itangira gukora ibikorwa remezo bitigeze bikorwa muri Kongo, ibyakomeje gukonfirma abanyamahanga cyangwa se amahanga ko M23 ifite gahunda ifatika. Biba byumva ukagira ngo ni imikino cyangwa se ni ibintu nk'ibyo biraho. Ibi sasa reka twihuteho gatoya, n'ubundi ni amakuru aramutse ari kuvugwa, ni amakuru ari kugenda agarukaho tuyitsaho kuri ari ubwa mbere, kandi nkwibutsa ko ari ubwa mbere utusuye ukande subscribe, like cyangwa tukaduha ibitekerezo muri rusange, ugasangira ijambo muri rusange, kuko iyi televiziyo ni yanyu Jovy Media TV. Amakuru aramukiye muri Uvira, noneho aravugwa yuko iyi M23 abo basirikari bavanywe Rubero n'ubundi bajyanywe guprotectinga cyangwa se kurinda umujyi wa Uvira. Ibikongera bikavugwa ko abo basirikare bavanywe Rubero bagiye gukora operation militaire, n'igifaransa tugisigaye tukivugamo 23 igakora avancement itarigeze ibaho. Babaturage bo mu Minembwe bamaze igihe batanga mvuga ngo M23 yababwiye ngo
gusenga kwanyu kwarumviswe turaje. Ese niki M23 yishingikirijeho ku buryo bigeze ku rwego ibwira abatuye muri Uvira ngo abaturage ngo abakora business mucuruze nta kibazo, abakucukura mu buye muyacukure, abakora ibintu byose mube free bikore mutuje, intare zageze mu mujyi. M23 yishingirije kuki? Turaje tubirebe, cyangwa se nibyo bikomeje kwibazwa. Ese M23 biri gukomeza gutangaza byaba ari ibinyomoza cyangwa se ibyo umuvugizi wa guverinoma ya Kinshasa Patrick Muyaya yaba yaratangaje? Reka gato twitse ku ijambo yavuze Patrick Muyaya cyangwa se umuvugizi wa Kinshasa. Yavuze ko amasezerano M23 yasinyanye na guverinoma ya Congo i Doha muri Katari, ngo yaba ari amasezerano y'abaringa cyangwa se yo kurangiza M23, kubera yuko aya masezerano ya Doha akubiyemo cyangwa se avuga ko hakwiriye kujyaho igisirikare kiri netre kirimo abarwanyi ba M23 ndetse bavanze na FARDC. Kuri Patrick Muyaya akavuga yuko uyu ari umutego ukomeye cyane guverinoma ya Congo yateze M23, kubera ko muri 2012 babibabwiye barangije ntibabikora muri ubwo buryo. Ibi M23 irabizi, ifite abayihungu wa production cyangwa se ifite abantu benshi nabo bize politique ku buryo babasha kuvuga mu bintu bizaba mu myaka 5 iri imbere, we atabona cyangwa se yibwira ko we abizi bo batabizi. Ubu rero hamaze gusinywa andi masezerano ya Washington yo kuvuga ngo bano muvuga ururimi rw'ikinyarwanda ni mwige kureba uko mukorana ubucuruzi cyangwa se ibikorwa by'iterambere na mu bikorane na guverinoma ya Kinshasa. Patrick Muyaya ajya kuvuga ibi nigeze akubita agajisho cyangwa se ngo arebe ku masezerano ya Washington ngo arebe icyo avuga. Uyu munsi M23 igeze ku rwego irimo inugwanugwa gutumirwa muri Loni cyangwa se muri Loni. Bibutse ko Loni ni ihuza ibihugu byose, ntabwo bashobora kugutumira muri Loni udafite igihugu uhagarariye, ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho. Mbese uyu muntu uri bugende ahagarariye M23 aragenda avuga ko ahagarariye kihe gihugu, aragenda avuga ko bimeze gutyo. Ni ikibazo ngiye nawe nkubajije, basi uri bunsubize muri comment cyangwa se ibi rero nibyo biri kugaragaza ukuri mamo ndetse na politike ihambaye abarwanyi ba M23 barimo barakina cyangwa se barimo baragera ku ntego bihaye. Kubera ubu batuye Rubero ntabwo bakwishima kuko M23 yabaye nk'ubavamo cyangwa se nk'igenda, ariko nanone ntabwo yagiye kure yabo, ahubwo amakuru aravuga yuko ibigiye gutegurwa ari ibitarigeze kubaho cyangwa se ari ibintu bidasanzwe. Ku munsi w'ejo rero hari amakuru yacicikanye M23 yaba yaramaze gufunga ikirere cya Uvira, ariko bivuga ko atari byo, ngo kubera ko muno muri iri joro byakeye FDNB ifatanyije na FARDC ndetse n'abacancuro barashe n'ubundi mu Minembwe, niko bivugwa. Hano mu Minembwe hari ibintu byinshi bibabaje, abaturage bakomeje gupfa cyangwa se bakomeje kugirirwa nabi. Ushatse kwiga kurasa wese ari kuza akarasa mu Minembwe, ushatse kuhitoza wese cy'urugomo arakuza akarasa mu Minembwe cyangwa se akagikora mu Minembwe. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane, naho gutabarwa. M23 rero yabwiye abaturage bo mu Minembwe iti nimuryame musinzire, abakora business muzikore, amasengesho mwasenze cyangwa se nayo mukomeje gusenga Imana igiye kuyasohoza. Wumvishe iri jambo ushobora guhita umenya exactly wenda icyo bisobanura ku gisirikare nka kiriya cyangwa se ku basirikare nk'abari kuno guca ku ruhande kuno guca ku amarenga kwa M23 ko bamwe batakaga bakoraga amarorerwa ibyabo. M23 iri kwereka ko babandi bakoraga ibintu nk'ibyo by'abagizi ba nabi ari amakuru
bivuga ko noneho hari amakuru abo barwanyi ba M23 bari gukurwa muri Rubero, bari kubatwara ngo bagende batangire operation komando cyangwa se operation akomeye cyane. Amwe bagiye bakora bakibira cyangwa se ukumva ngo inkuba ngo yakubise ibintu nk'ibyo. Urumva ni operation igiye gutegurwa nyine ikomeye cyane, nuko ngo ni technique igiye gukoreshwa muri kariya gace. Biravugwa ko iyi M23 ishaka gukomeza ya operation zabo za bucece zo kugenda bagahunga umwanzi cyangwa se bakamusanga aho ari, apana kuza ngo abasanga ngo babone kumwataka. Bikavuga uko abacancuro iyo banumvishe ijambo M23 bashobora no guhita biyahura cyangwa se bakiruka nta n'umuntu birukanyije. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko babonye tekinike zidasanzwe M23 ikomeje gukoresha cyangwa se igaragaza imirwanire idasanzwe ku rugamba. Ibi ngibi abarwanyi bo muri Blackwater cyangwa se bakomeje kubwira abasirikare bagenzi babo ko kuko iyi mirwano batigeze bayibona ku gihe cyose bigeze barwana cyangwa bajya kuri misiyo zose igihe bamaze mu gisirikare. Ni intego ya M23 icyo twafata wenda nk'umwanzuro cyangwa icyo twafata wenda nk'amakuru wenda tumaze guhabwa cyangwa se amakuru tumaze gutohoza, nuko iyi M23 impamvu nyamukuru yatumye ihaguruka Rubero ikagenda igata abaturage, igata radio yari yarafunguye, ari uko ari ikarita cyangwa se ari iturufu ikomeye cyane, ari amayiri cyangwa se ari strategy ni ya Sultani Makenga uyoboye urugamba. Ngo rero iyi strategy ikaba yarayihawe n'abacurabwenge n'ubundi ba M23 bagenda nyine kubigira ibintu byinshi bitandukanye by'urugamba rwa gisirikari, bagiriwe mu inama n'abasirikari bakomeye cyane, bamwe ba diplomate ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Binavugwa yuko ngo baba bafite none bakaba baranagiye banemerera M23 mu gushoramo amafaranga, bakaba ariho bagize uruhare wenda mu kugera uburenganzira mu kujya kwigarurira umujyi wa Uvira. Iyo strategy rero ibyo gihe rero byo muzabibonera cyangwa se M23 umunsi izaba yatangarije ko yafashe umujyi wa Uvira, niwo munsi muzabona ibintu mutigeze mubona, cyangwa se ko ari wo munsi uzaberaho kwemeza ko iyi Kivu Republic ibonye ubwigenge cyangwa se igiye kuyoborwa na M23, ibintu bikagenda neza, abantu baturage bakongera bakajya mu tuzo cyangwa se impamvu noneho abantu batandukanye bakomeje bo bavuga ngo ni ukubeshya ngo ntabwo ngo iyo Republic ntabwo yabaho, nuko kwizera guke kw'abantu. Ariko M23 ubakinishwa ntabwo rwose irimo, ntabwo bisanzwe, ntabwo bishoboka. Ibindi bintu wamenya by'ingenzi byihutirwa nuko M23 yamaze kubwira abanyamurenge bose ko bakwiriye kuryama bagasinzira, kubera yuko ikibazo cyayo baze kugikemura cyangwa se bagiye kugikemura burundu, bagiye kugihagurukira burundu, bakagishyira ku musozo cyangwa se bakakirangiza, ibintu bikagenda neza. M23 yabwiye kandi ibice bya Rubero, abantu batuye mu bice bya Rubero ko ihavuye, ariko ko amaso yayo uko ari abiri cyangwa se amaso yayo izakomeza kureberera ibikomeje kuribera i Rubero igihe Repubulika ya Kongo iramuka igaragaje kongera kugaruka kubatera cyangwa se itari kugaragaza kubitaho, leta ya Kinshasa wenda itari kubitaho ibintu n'ibyo ngibyo. Kandi yabwiye abaturage ko itazagaruka mu buryo nk'ubwo ngubwo busanzwe, ahubwo izagaruka mu buryo budasanzwe ibintu byose birangiye. Ibintu byose rero ni amarenga yo kubwira abaturage kugira ngo ibahe umutuzo, ibahe icyizere ko tugiye guhabwa igihugu cyangwa se ibintu bigiye kurangira. Abancancuro baravuga ati M23 nibibaho rwose. M23 ibintu strategy ikoresha ni ubushobozi ngo buhambaye cyane cyangwa se ubwenge buhambaye cyane. Niyo mpamvu rero abacancuro bamwe bagize ubwenge, nako bagize ubwoba bukomeye cyane, bagize n'ubwenge by the way bwo kuba bagira ute bigendera bakava muri iriya ntambara. Iyi M23 rero ikigiye gukora, igiye guhindura amateka, ari naho biri gutuma abantu bose by'umwihariko abari mu mujyi wa Kinshasa
bafite amatsiko yo ko hari biki ngo dukandagize ikirenge mu mujyi wa Goma, kubera ko uko umujyi wa Goma wari umeze mbere yuko M23 ugeramo bitandukanye cyane n'ubu ngubu uko M23 ufitwe na M23, kuko umeze neza, kuko umutekano ari wose, kuko ibintu byose biri kugenda ku murongo, cyangwa se ari umutekano, business ziri gukora. Nyaboneka rero ndagusabye kora subscribe, andi makuru kandi ariyo tugeraho turaza kuyabagezaho. Izi ni update zigenda zigezweho, kandi mumbwire muri comment zanyu, mumbwire icyegeranyo cyangwa se documentaire runaka, cyangwa se ushaka kuvuga uti wenda nshaka kuzambwira ku buzima, nshaka kuzambwira uzambwire kuri documentaire z'uyu nguyu, nshaka kumenya umuhanzi, ubuzima bw'uyu muhanzi, se yavutse byari bimeze gute, ese umuprotisi umeze gutye yavutse gute bimeze gute, cyangwa se umuntu wese w'umucelebrity uzi ku isi ukavuga uti wenda watubwira kuri uyu nguyu, ese yavukiye hehe, amakuru ye nayahe muri rusange, documentaire ku buryo baviri muzi n'umuzingo, ku buryo amakuru y'uwo muntu cyangwa se amateka runaka. So rero guys, ndabakunda cyane, maximum respect, ndabakunda. Rero duhane umugisha, Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Imana ibakunde, ibahezagire, kandi nsuhuje abadiaspora, abari muri Amerika, abari muri Canada, ahantu hose i Burayi. Maximum respect, ndabakunda kandi inama zanyu zirakenewe. Maximum free.